Hello guys, how are you? Welcome to my YouTube channel. Hi guys, welcome to my YouTube channel. Thank you for clicking. If you are new here, please subscribe and comment and share. Muhawe ikaze mwese aho muherereye. Umunsi ngiye kubabwira ikosa umubyeyi aza akorera abana be b'abakobwa. Ndababwira amakosa nyine ababyeyi bakorera abana babo b'abakobwa mu buryo batazi. Nimba ufite abana b'aba teenage, ibi birakureba kandi nureba neza urasanga uzi ubikora. Hari imyaka umuntu azacamo, nta muntu utaraciye mu myaka nimba bayita uburumbuke, I don't know, ubu teenage, adolescent. Iriya myaka y'ubu adolescent cyangwa se iriya myaka nyine umwana w'umukobwa nyine uri gukura, nta muntu utarayiciyemo. Ni ukuvuga ngo ni imyaka ugeramo ukaza wumva ibyo ababyeyi bari kuvuga biri bored, ukumva icyo uvuze ukumva ari cyo nyine, inzira uri gucamo ukumva ariyo. Cyane cyane abantu baba bafite n'ibigare n'inshuti, abana bari mu myaka 15 ya 14, 15 kugeza nka 16, 17, kuko uzuja kugera muri 18 umaze gukuramo. Ariko iriya myaka y'ubu adolescent cyangwa se y'ubu teenagers, iriya myaka ibintu umubyeyi ukwiriye gufasha umwana wawe w'umuteenage kugira ngo ntagwe mu bishuko. Kubera ko hari ikosa umubyeyi aza gukorera, hari umubyeyi uzi gukorera ikosa ukisanga wagiye mu bishuko kandi utari ufite n'uwo mutima. Ugasanga umubyeyi afite umwana w'imyaka 14 kuzamura, ari kubona umwana asinze ari kwitaba amatelefone atandukanye, umwanya wose ubana ari gucatinga, umwanya wose abashaka kuba ari kumwe n'inshuti ziwe. Yaje ku ishuri yarenzaho isaha imwe, amasaha yagerera mu rugo intambara ikaba, gatoya umubyeyi akaba muriho. Huti nta kimarira umwana, ahubwo imwihutira noneho imwihutisha kugera mu bishuko muba muri kumukekaho. Ni ukuvuga ngo iriya myaka ababyeyi ntibakwizera. Iyo umwana ari kubona ababyeyi batari kumwizera kandi nta n'ikintu na kimwe akora, nta n'izo ngeso mbi agenderamo, iyo ahuye n'inshuti ziwe noneho zikamubwira ati vipi zawe ahubwo wewe, aragenda akabyikubitamo, akongera akabyikubitamo. Umubyeyi icyo usabwa wewe nta kindi, nta mwanya ufite. Sinzi amenya impamvu umubyeyi afata akabona ko akwiriye umwanya wose kuba ari gukeka umwana we, aho kumwishyuza ngo amuganirize mu myaka agezemo, amubwira ati mwana wanje ukwiriye kwitwara gutya, ukwiriye kwirinda gutya. Nimba ari umwana utaraja no muri regre, aho kumwegera umwana utaragwara n'ijyambere. Ndavuga kugwara abana bakobwa muzi, ari imyaka ugera ugatangira kugwara, ukagwara umugongo, aho kwegera umwana ngo umubwire ati ibi bizakubaho, cyane ko niho aba arimo kujya, uzagwara, ni ukuzifata, utegeza kwitwara gutya mwana wanjye, ukirinda. Wanahura n'umuhungu akakubwira A to Z, akakubwira buri kimwe, ariko umudamu w'umunyafurika aricecekera. Ugatangira kubigwamo wenyine, ukabimenya wenyine, ukabibwirwa n'inshuti cyangwa ukabyiga ku ishuri. Ariko inama zihagije, aho umubyeyi kuguha inama zihagije nk'umwana, akarebera agasigara gusa umwanya wose ari kugukeka, agakeka. Imagine umubyeyi agatangira gusa gukeka umwana we ngo afite inshuti mbi, ngo ari kugendera mu bigari. Icyo nakubwira wa mubyeyi we uri muri ibyo ngibyo, nta ibintu byo gukeka no n'umwanya wose kuburaminga umwana wawe, sinzi za chat, sinzi
ibyo ntacyo bimufashije. Fata umwana wawe mugira inama hakiri kare kugira ngo nahura nabyo azamenye uko abyitwaramo, amenye ngo kugwara bizagenda gute, ntibikamushikire ngo yikange, amenye ngo kugwara bizagenda gute, amenye ngo nk'umwana w'umukobwa ugeze muri iyo myaka akwiriye kwitwararika, akirinda ibishuko, akirinda inshuti mbi. Inshuti zo abahura nazo ku ishuri umwana azagenda guhura n'abantu batandukanye, abafite inshuti zitandukanye, bose bava mu miryango itandukanye. Ni ukuvuga ngo wewe nk'umubyeyi ushyiraho inama zawe, ugashyiraho umurongo ngenderwaho ku bana bawe baba teenager, kuko iriya myaka niyo mibi cyane. Ugasanga uve mu bintu byo kuvuga ngo ndabizi kujana n'abahungu, ndabizi kuvugana n'abahungu, kuko telefone umukobwa azavugana n'abakobwa gusa, umukobwa azavugana n'abahungu, kuko abahungu ni inshuti z'abakobwa n'abakobwa ni inshuti z'abahungu. Ariko ntabwo bivuze ngo umukobwa uvuganye n'umuhungu umukobwa uvuganye n'umuhungu ngo bivuze ko wenda ngo bafitanye undi mubano wihariye, ku buryo wenda umubyeyi usanga yahagaze rimwe. Icyo kintu ntaho bihuriye. Umwana w'umukobwa umugira inama. Hari inama ababyeyi batagira abana babo. I don't know why. Nishaka mvuga ko hari ababyeyi hari ibintu baduhisha cyane. Baduhisha pe. Hagera imyaka wabigeramo ukazuvuga ati why umubyeyi atambwiye bino bintu. Ukazusanga biri kukugwaho bikakwikubitaho mu buryo utazi, utigeze ubwirwa n'izo nama, utigeze ubwirwa ni gute wakwitwara, utigeze ubwirwa ngo ni gute byagenda, ni ryari wakwirinda. Sinzi impamvu ababyeyi b'Abanyafurika batabwiza abana babo kuri. I don't know. Kwicaza umwana wawe w'umukobwa ukamubwira ngo hari imyaka uzageramo ukagwara, hari imyaka ukwiriye kwirinda kuba wahura n'umwana w'umuhungu. In case you don't know, watwarinda yo mu bwangavu, watwarinda ukiri mutoya. Ugasanga abana b'abakobwa, umwana w'imyaka 15 pa akaba atwaye inda se nyina yarari he, yarari aho ngaho. Ariko ngo yofata umwana we ngo amubwize ukuri. Iki kinyejana turimo ukwiriye kwicaza umwana w'umukobwa ukamubwira buri kimwe, kuko nawe wabiciyemo, ukamubwira A to Z. Reka guhisha umwana wawe, kuko nubimuhisha abandi bazabimuhishurira. Umubwire ati kuna hivi na hivi, nukubiza bigenda. Hari imyaka ugera ukagwara, hari imyaka ugera hanga ukiri kwirinda. Wowe ukamugira inama. Nimba ari ikintu kibaho ku isi yeme, umubyeyi ijambo yakubwiye riguhora mu mutwe. Umubyeyi nimba akubwiye ati wirinde ibishuko, iteka ryose iyo ugeze mu bishuko ukagera mu rungano rwawe ukumva nyine bari gushaka kugendera mu ngeso mbi, ryajwi ritarigaruka. Kandi iyo rigarutse nta kindi, uhita witahura ugahita wirinda. Ariko ugasanga umwana w'umukobwa arakuzageza mu myaka 10, 15, 20 ari kumwe na nyina umubyara mu nda. Imagine, nta nama ifatika ngenderwaho umwana w'umukobwa azi. Ni ukuvuga ngo aragenda agahora n'inshuti, inama bamubwira nizo agenderaho, ibyo bakora n'ibyo akora. Mbese yazagera mu rugo noneho umubyeyi yamubwira ugasanga bari gushwana na mama we. Ibintu ndi kuvuga nagize inshuti, baduha inshuti, baduha amakuru bakayatubwira. Ufite mama wawe, ufite papa wawe, reka mvuge mama wawe kubera ko mama wawe mubana niwe wenyine ukwiriye kumwana. Umubyeyi w'umumama niwe ukwiriye kwegera umwana w'umukobwa akamubwiza ukuri everything, atamuhishe n'ikintu na kimwe. Babyeyi b'Abanyafurika mwige kugira inama abana banyu. Ndabizi iki kinyejana tugezemo ntabwo byoroshye, ariko at least shiraho akapu, wicaze umwana wawe umubwize ukuri, umubwize buri kimwe cyose. Ejo utazatangara umwana w'umukobwa wawe ari gukundana n'umukobwa mugenzi wiwe, cyangwa se umuhungu wawe ugasanga ari gukundana n'umuhungu mugenzi wiwe, kuko ubu ngubu birahari kandi ni mu bihugu byose byarateye. Gusa icyo nakubwira mubyeyi uri kunumva,
cyane cyane ababyeyi bacu bo muri Afrika ndabizi ko ari bo turi abanyafrika. Of course turi abanyafrika twese. Hari ibintu ababyeyi baduhishe ukaza ubimenya uri gukura, abandi tukabimenya twarashatswe, abandi tukabimenya turi bakuru. Utakwifata nk'umwana ugende wicaza umubyeyi umbwiye ati ni ibidashoboka, wagenda ukamubwira ati kubera iki mama, kubera ko utambwiye bino bintu, kubera ko utambwije ukuri ivi na ivi. Niko bimeze. Fatiranya kubagira vuba, egera abana bawe b'abakobwa. Ibindi kuvuga twese twabiciyemo. Egera abana bawe b'abakobwa. Ibyo nari mvuze ko kuvuga ngo umukobwa yakundana n'undi mukobwa mugenzi we, cyangwa se umuhungu agakundana n'umuhungu mugenzi wiwe, ayo nandi mapepo yoba yateye ukundi. Ariko ngewe icyo nashaka kuvuga, umwana w'umukobwa ni igihe nyacyo cyo kwegera umwana w'umukobwa, ni igihe abageze muri ya myaka 14, 15, 16 kuzamura, akagera muri iyo myaka y'umuriro, afite inama zihagije, yarabwiwe ukuri kose. Apana umwana kuja kubwirwa inama n'umwana mugenzi we yahuye nawe ku ishuri, batanahuje imico, batanahuje n'igihugu, batanahuje ngira n'akarere, batanahuje n'imyitwarire naho bavuka. Kubera ko buri rugo rwose nta rugo rwubakwa nk'urundi. Ni ukuvuga ngo umubyeyi ni wowe wa mbere ukwiriye kwegera umwana w'umukobwa wawe. Wagira umwe, wagira babiri, ni wewe wenyine niwe ukwiriye kubwira umwana wawe inama zifatika. Umwana agakura azi akantu n'akandi kajanye n'umubiri wiwe, kubijanye n'umubiri wiwe, kubijanye n'uburyo yo kwirinda, akirinda ibyo bishuko, akirinda mbese ingaruka zo kuba byanamutera no kuba yanabyara hatageze, akabyara akiri umwana. Igitangaza amakosa umubyeyi akora umunyafrika. Mumbabarire nyine ndakoresha umubyeyi w'umunyafrika kubera ko turi abanyafrika. Simvuga ngo umunyamerika, simvuga ngo umuki, oya, umubyeyi w'umunyafrika ikosa azakorera umwana w'umukobwa cyangwa se akorera abana b'abakobwa. Umubyeyi utakwegera umwana, ariko umwana noneho reka tangire kuja muri bya bishuko mama we, reka tangire kujana nabo bahungu aje no muri izo ngeso mbi, amenye amakuru neza. Atangire kuvuga ati umwana wanje yarananiranye se wagiye he, niki wakoze kugira ngo ananirane? Icambere nta nama umwana yahawe. Reka noneho ngo atwaye iyo nda, isi irashira munzu, ugasanga umubyeyi ni wewe useba wa mbere. Umubyeyi w'umugore ni wewe useba wa mbere umwana w'umukobwa wawe yatwaye inda. Mugatangira guhungisha umwana gutyo mushisha inzira zapanya, muhisha. Murahisha se aje gutwara iyo nda ntiyaragufite, ntiwigeze upfa, wari uhari. Gira umwana wawe inama mu maguru mashya hakiri kare, kuko iyo myaka byakunda azayicamo. Izo nshuti azazigira, cyangwa se yoba nazifite no kuri uyu munsi unoze. Umwana uri muri segondere ni ibintu byoroshye, hari ibyo yiga, ariko hari n'inama umubyeyi akwiriye kugira umwana we. Babyeyi mugira abana b'abakobwa banyu inama zifatika, nimugire icyo mubahisha, muambie kandi ikintu cyose uzukivuga mwizina. Mugira ati iki gihe uzagwara, iki gihe wirinde, nugira gutya karakubaho, nugira gutya uzaba ubyaye. Ubu umugore tuzobubaye umugore, tuzabubaye umubyeyi, tuzabubaye umwana awupo. Kuko umwana iyo abyaye tababaye umubyeyi, tababaye umwana, byose arabibura. Abura kuba umwana, abura no kuba umubyeyi, kuko abakiri mutoya. Mfite umwana w'umukobwa w'inshuti yanjye, kandi imagine muri Afrika yatwaye inda afite imyaka 14. Umuntu akibaza afite nyina na se mama we, mana yanje. Ndamubaza ati se byagenze bite? Arambwira ngo
naba mubeshe ngo ni gute yaba mbeshe ngo ni gute yatwaye inda, kubera ko akaza yicuza akambwira ati Jeanne ntushobora kubyumva, mama nta nama nimwe yigeze ambwira, niyo segonderi atarayigeramo ngo amenye ngo ni gute uko babigisha. Nyine hari umwaka wa segonderi babigishamo umubiri w'umuntu bakanamwigisha n'uburyo akwiriye kwitwara. Iwe yikubiseho rimwe pa ngo nagerageje rimwe ngo mpita ntwarinda. Urumva icyo gihe nahise mvuga ati waye ababyeyi b'Abanyafurika munafeli wapi? Mureke kubreminga abana, reka kubreminga utayimfana umwana wawe w'umukobwa ngo yatwaye inda wari uri aho ngaho utaramugiriye inama. Kandi babyeyi namwe muzi ko mwabiciyemo, muzi neza stepe abana bageramo. Hagarika kubreminga umwana wawe, ahubwo umugira inama amanywa n'ijoro zishoboka. Icyo nzico nta mwana utumva umubyeyi we, aramwumva kuko nawe bamweretse ko amwumva. Icyambere nta muntu wakugira inama atagukunda, yahubwo n'urukundo rwa mbere. Ababyeyi mukagenda gusa mukarekereza, mugahagarika mukareka umwana akajya kwishura akigarura umwaka ukagenda akageza ku myaka 13, 14, 15, 16, nta nama ifatika umuntu w'umubyeyi wamubwira wagira n'umwana w'imfubyi udafite kefo na karuguru cyangwa epfo na ruguru simbizi. Bwira umwana wawe inama zifatika kubijanye n'umubiri we, nibyo akwiriye kwirinda n'ibishuko, kuko byanga byakunda azabicamo kubera ko nimba ari imyaka umwana w'umukobwa azageragezwamo ni imyaka utangiye kugera muri ya myaka y'ubuadolesa, iriya myaka y'ubuteenage, aba ari hatari. Kandi noneho bigakubitiraho ko nawe umwana aba ari kwiyumva mbese ari we, nta jambo wamubwira. Noneho bikubitiraho n'izo nama nta nizo wahuye nazo, uragenda ugafatwa nk'ikindi kintu mu nzu. Umubyeyi ukazamva mu nzu ari kuvuga ngo nzamukeka. Kurakeka umwana wawe wamwegereye ugakuraho ku gakeko ukamwebwera akakubwiza ukuri. Kubwije ukuri nta mwana uzegera uko gukeka, azakubwiza ukuri icyo uri gukeka ukimenye. Bwira abana bawe b'abakobwa inama hakiri kare, kubera ko ibibategereje hano hanze it's too much. Ariko wowe nk'umubyeyi shiraho akawe. Umwana w'umukobwa akwiriye kugira inama za mama we, muri we akazigendana aho agiye hose. Imyaka 10 umwana akwiriye kugirwa inama, umva akazibwirwa buri munsi. Shiraho akawe. N'Imana yonyine niyizi turerera, Imana niyizi irera abantu bose, Imana niyizi irera. Ariko umubyeyi nicyo usabwa ni ukugira umwana wawe inama, kugira ngo ejo n'ejo bundi nahura nabyo abone uko abyitwaramo. Yirinde ibyo bishuko, yirinde ko gutwara inda akiri mutoya. Bizaba bimwiciye kazoza kiwe, bizaba bimwiciye future yiwe, bizaba bimwiciye indoto nyinshi. Kandi si we bizababaza gusa. Bibiliya iravuga ngo umwana w'umupfapfa babaza nyina, umwana w'umunyabwenge akanezeza se. Hagarika gukeka umwana wawe, umugira inama, kuko naba umupfapfa nk'uko Bibiliya ivuga azakubabaza wowe mama we. Babyeyi b'Abanyafurika mugira abana inama, mubabwize ukuri, ntacyo muri kubahisha batazabona, ntacyo muri kubahisha. Nta muntu uri intungane hano hanze, nta muntu udafite ibibazo muri iyi si y'ibibazo. Nta muntu w'intungane muri iyi si y'ibibazo. Ariko umubyeyi shiraho akawe, ndabizi ko umwana wawe azakumva, azagendera muri ziriya nama zawe, zizamunanira ariko at least kwijana azabe umwana azatwara inama za mama we ku mutima muri we. Azabona ati mama yanigishije kino kintu, mama yandinze kino, nimbikora ndamubabaza. Babyeyi muziga isuku ndikiza kibabaza. Hanyuma umwana wawe nakura atangire gukura, uzureba gusa utangire gusa gukeka,
uvuge aho kwegera umwana wawe hakiri kare ninde uzamwegera. Nutegera umwana wawe nta wundi muntu uzamwegera. Babyeyi b'Abanyafrika mwige kwegera abana banyu mubabwize ukuri, mubagira inama. Abana b'abakobwa bafite inama zabo n'abana b'abahungu bafite inama zabo, kuko bose bafite ibigeragezo muri iki kinyejana. Thank you so much for watching. I hope ko iyi nama izabafasha mwese, kandi ababyeyi bagiye guhaguruka bakongera bagahaguruka kubera abana babo. Murakoze cyane.